arabuza amakanisa amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite, kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga nk'ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho niki, ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Mujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinya kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe, cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki? Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Ni itotezwa ry'itorero. Abakristo bari bugiye gusenga ugasanga insengero zifunze, baraza gukora iki? Kuko byanze byemeye hari ibibazo bitwa. Reka nanjye yiwe nashyireho akanjye. Uwafunze insengero nawe mubwire ko, reka nkubwize ukuri, naha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 94 na 5 na 6 na 7 n'8, dusengera igihugu, dusengera intambara y'abacengezi, dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira. Ariko usanga abantu ibyo bintu by'Imana, ibintu by'Imana muvuga turi busy. hari abantu twariyamuje bavuga ngo ariko iyo Imana muvuga ngo yatabaye u Rwanda, ngo na leta nayo ni uri ibirimo kuducira amarenga, bazagera aho ngaho. Cyumundira perezida wacu kuri ejo wundi nabyumva, wenda umunsi wo kurahira azavuga ati mwe mudohoreye abanyarwanda basenga Imana. Simbizi ko bizagenda, ariko nzi neza yuko natwe tuvuye mu burangare. Ariko ubundi reka nkubwire, hari aho kamwe mureka tujye twemeranya ko hari igihe nabwo abantu bakora ibintu bishobora gutuma abantu bagira imunabi ku buyobozi, kubera ibintu navuga ngo by'igitugu. Reka niba utinya kubivuga, hagombye kubamo erega bariya abaturage
iyo ufunze urusengero hari umuntu uhemukiye, ushobora kuba utizera Imana, ariko uriya muntu wizera Imana nawe akeneye yuko umutwara neza, kuko ntabwo bose bafata ibyemezo. Umuntu umwe warangaye ntabwo agomba guhemukira abandi igihumbi. Ibyo rero ntabwo nibwira, ariko biriya ntabwo ngiye mbishyigikiye rwose. Ntabwo ubundi ufata ikintu kiri bwafekita abantu benshi ngo ugikore brutaloma, usange mu karere kamwe bafunze insengero 180, kuko iyo ufunze insengero 180 ubwo ndabaramuwaye ni abantu bagera ku bihumbi wenda 90 bababaye. Kubabaza abantu 90 ngo nuko ngo mu karere nabwo urimo uradefanda iki? Inyungu ufite muri iki kintu zituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo zitwa ngo iki? Ngo gusa ngo ngo ni amategeko ngo ugomba kubahiriza, ariko itegeko ryishyirirwaho abantu. N'uwabimbaza ntabishyira ku mbere nawe no. Yewe hari ibintu bimwe dukora kubera ko dufite imbaraga za leta, dufite imbaraga z'amategeko, ariko ntabwo kuba ufite imbaraga z'amategeko niyo guhesha uburenganzira bwo guhutaza. Uriya perezida wacu azi kureberera abaturage, ejo bundi kiriya azakibonera umuti byoroshye gutyo. Ndeka mubwire Pavi, mubwize ukuri, niba niha ukabona banishyira amezi 2 atarakibonera umuti, nzamenya ko iyi manda ubwo ngubwo hari ibintu byinshi byahindutse.